Ijoro ryo kuwa 26 Mata 1986 ni ijoro ribi cyane by'umwihariko ku bihugu byahoze mu cyitwaga leta zunze ubumwe z'abasoviyete. Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, abayobozi n'abashakashatsi hirya no hino batangiye kwiga ku buryo ingufu za nucleaire zakoreshwa mu bikorwa by'iterambere, bitewe nuko mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi abashakashatsi bakoresheje izi ngufu za nucleaire mu bikorwa byo gusenya binyuze mu mushinga wamenyekanye nka Manhattan Project. Uyu ukaba wari umushinga wo gukora ibisasu kirimbuzi. Bimwe mu bihugu byateye iyo ntambwe yo gukoresha izi ngufu mu buryo bwubaka birimo na leta zunze ubumwe z'abasoviyete, zahise zitangira kwiga ku buryo hakoreshwa izi ngufu mu gutanga amashanyarazi, maze inganda zitangira kubakwa. Bigeze mu mwaka wa 1986, leta zunze ubumwe z'abasoviyete bakoze umushinga wo kubaka urundi ruganda rwagombaga kunganira izari zihari, cyane ko ari nabo bari barubatse uruganda rwa mbere ku isi rukoresha izi ngufu za nucleaire. Icyanya kiberanye n'uyu mushinga mushya w'urundi ruganda cyaratoranyijwe, kikaba cyari giherereye mu gihugu cya Ukraine mu ntara ya KYIV. Iyi ikaba ari nayo murwa mukuru w'iki gihugu, maze abagombaga kuba abakozi bazakora muri uwo mushinga ndetse n'imiryango yabo bubakirwa umujyi mwiza bagombaga kuzatuzwamo. Uyu ntiwari umujyi nk'indi yose igenda ikura buhoro buhoro, ahubwo ni umujyi bubatse bahereye kuri zeru, bawuha ibintu byose nkenerwa maze bawita Pripyat. Aha niho hari hagiye gukorerwa uyu mushinga wo gutunganya amashanyarazi hifashishijwe ingufu za nucleaire, maze icyo gihe bashinga uruganda barwita CHERNOBYL NUCLEAR POWER PLANT. Kugeza iki gihe byari ibyishimo bidasanzwe kuri aba bakozi n'imiryango yabo, kuko aka kari akazi kabahemba neza kandi gateye ishema ku bagakoraga. Ibi byishimo ntibyarambye, kuko icyari uruganda ruje kuzamura ubukungu bw'igihugu byarangiye uyu mujyi wa Pripyat rwari rwubatsemo ruhinduye Itongo. Habaye iki ngo abayenjeniyeri n'abahanga mu by'ubutabire binjiye muri uyu mujyi bitwaje ibitabo by'ubumenyi bisange bawusohokamo kibuno mpamaguru? Jye nitwa Nuello Okoye. Iyi ni Nuello Okoye Space. Nguhaye ikaze. Pripyat wari umwe mu mijyi myiza cyane ku isi mbere y'uko uhura n'impanuka kirimbuzi yamenyekanye nka Chernobyl disaster. Uyu mujyi ukaba warabaye ikimenyetso cy'ingaruka z'impanuka y'ingufu za nucleaire ndetse n'uburyo icyari umujyi gishobora guhinduka itongo mu gihe gito cyane. Pripyat ni umujyi washinzwe na leta zunze ubumwe z'abasoviyete ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa kabiri mu 1970. Muri icyo gihe igihugu cya leta zunze ubumwe z'abasoviyete kikaba cyari igihugu gikomeye ku isi. Uyu mujyi mu kubaka bakaba barawubatse ugomba kuzatuzwamo abakozi ndetse n'imiryango yabo bagombaga gukora mu ruganda rwa Chernobyl Nuclear Power Plant. Uru rwari uruganda rwagombaga kuzajya rutanga amashanyarazi ariko hifashishijwe ingufu za nucleaire. Izi ngufu zagombaga kwifashishwa mu gutanga amashanyarazi binyuze mu gucanira ikinyabutabire cya uranium, nacyo kigatanga imbaraga ndetse n'ubushyuhe bwinshi bugashyushya amazi agatanga umwuka nawo ugakaraga turbine cyangwa se imashini zitanga amashanyarazi. Uyu mushinga wari uje mu bijyanye no kugira ngo wunganire ingano y'amashanyarazi yakoreshwaga mu bice bitandukanye bya leta zunze ubumwe z'abasoviyete birimo Ukraine, ari naho uru ruganda rwari rwubatse, ndetse no mu bindi bice bitandukanye byari bigize iki gihugu cya leta zunze ubumwe z'abasoviyete. Ikindi kandi uyu mushinga wari iterambere mu by'inganda, kuko wafashaga mu gukoresha ingufu zihendutse ugereranyije n'ikoreshwa ry'amakara cyangwa peteroli byari bisanzwe bikoresha mbere. Iki kikaba cyari kuba kimwe mu byagombaga guteza imbere inganda ndetse n'imijyi muri rusange. Cyari kandi ikimenyetso cy'iterambere rya siyanse n'ikoranabuhanga. Uru ruganda rwafatwaga nk'ikimenyetso cy'uko leta zunze ubumwe z'abasoviyete zimaze kugira ubushobozi bukomeye mu bijyanye n'ikoreshwa ry'ingufu za nucleaire. Izina ry'uyu mujyi wari warubatswe wa Pripyat ryahawe uyu mujyi rikomotse kuri Pripyat River. Uru rukaba ari uruzi runyura hafi y'ahari hubatse uyu mujyi. Abayobozi ba leta zunze ubumwe z'abasoviyete bashakaga gukora umujyi wa kijyambere werekana iterambere rishingiye ku ikoranabuhanga rya nucleaire. Iyi ikaba ari nayo mpamvu uyu mujyi wa Pripyat wubakwaga neza kurusha iyindi mijyi myinshi itandukanye yo muri icyo gihe. Mu myaka y'igihumbi 1970 kugeza mu 1980, Pripyat yari umwe mu mijyi myiza muri Ukraine. Wari umujyi wubatswemo amazu meza agezweho, amashuri menshi, amavuriro n'ibitaro, inzu z'imyidagaduro, stade n'ibibuga by'imikino, amasoko ndetse n'amaduka. Abaturage bari bahatuye abenshi bari bakiri bato, kuko impuzandengo y'imyaka yabo yari 26 gusa. Mu mwaka w'igihumbi 1986 uyu mujyi wari umaze guturwa n'abaturage bageze ku 50,000, kubera ko benshi bakoraga kuri uru ruganda bari bafite akazi n'imibereho myiza ugereranyije n'ahandi muri leta zunze ubumwe z'abasoviyete. Mbere y'impanuka yo kuwa 26 Mata 1986, uruganda rwa nucleaire rwa Chernobyl Nuclear Power Plant rwari rufite abakozi babarirwa ku 4,000 bahoraho, barimo abayenjeniyeri mu by'ubwubatsi, abakanishi, abashinzwe umutekano n'abandi bashinzwe ibijyanye n'ikoranabuhanga. Kuwa 26 Mata 1986, ahagana ku isaha y'isa 7:23 za nijoro habaye impanuka ikomeye cyane. Ibi byaturutse ku makosa y'abakozi
abakozi ndetse n'ibibazo by'imiterere n'imikorere ya reactor. Aha nituvuga reactor wumve icyo twakwita nk'ishyiga ricanirirwamo bya binyabutabire bitanga ingufu n'ubushyuhe bwifashishwa mu gushyushya amazi. Iki gihe biba byahise bihinduka ikibazo gikomeye cyane muri uru ruganda. Muri iyi reactor niho habera igikorwa cyitwa nuclear fission. Neutron ikubita umutima wa atome ya uranium bikayitera kudatekana igacikamo ibice bibiri bito byitwa fission fragments. Muri uko gucikamo ibice hasohoka ingufu n'ubushyuhe byinshi cyane ndetse hakarekurwa n'izindi neutrons nshya. Izo neutrons nizo zikomeza gukora igikorwa cyo gukubita izindi atome za uranium bigakomeza gutyo mu buryo bw'urukurikirane buzwi nka nuclear chain reaction. Hanyuma mu gihe ibi biba biriho bikorwa bigatanga ubushyuhe bwinshi ari nabwo buba bukenewe muri ibi bikorwa byo kubyaza amazi amashanyarazi. Iri joro ry'impanuka ku ruganda hari abakozi 176 bari ku kazi mu bikorwa bisanzwe bya buri munsi. Hari n'abandi 286 bubakaga izindi reactor zirimo iya gatanu n'iya gatandatu zo zitari bwarangire kubakwa kuko uruganda rwari rusanzwe rufite reactors enye. Aha bikaba bivuze ko mu ijoro ry'impanuka ya Chernobyl disaster abakozi barenga 460 bari mu nyubako y'uruganda Chernobyl Nuclear Power Plant mu buryo butandukanye. Iki gihe abakozi bakora amakosa habaye iturika rikomeye cyane. Igisenge cy'iyi reactor imwe twagereranyije n'ishyiga ritwikirwamo ibinyabutabire bigomba gutanga ingufu n'ubushyuhe bwifashishwa mu gushyushya amazi cyaraturitse kirasenyuka maze imyuka ihumanya n'ibice bya radioactive. Ibi ni ibice bituruka kuri bya binyabutabire biba birimo uburozi bwitwa radiation. Izi ni ingufu zihumanya zigenda mu buryo bw'amaparticles cyangwa se amawave. Iki gihe ubu burozi bwakwiriye mu kirere cy'uyu mujyi Pripyat. Abantu benshi bumva iturika ariko mu by'ukuri ntibahita bamenya ibibaye. Mu gitondo cyakurikiyeho abantu benshi bakomeje ubuzima bwabo nk'ibisanzwe. Abana bajya ku mashuri, abantu bajya ku kazi, abandi bajya guhaha no gutembera. Ariko icyo batari bazi nuko imirasire ihumanya yari yamaze gukwirakwira umujyi wose. Iki gihe abaganga batangiye kubona abantu bafite ibibazo bitandukanye birimo kuribwa umutwe, isesemi, kuruka, umunaniro ukabije. Gusa kugeza iki gihe abayobozi bari birinze guhita batangaza amakuru yose y'ibyabaye. Impanuka ikiba abakozi babiri bahise bapfa mu ijoro ry'iturika ry'iyi reactor, ni ukuvuga kuwa 26 Mata 1986. Mu mezi yakurikiyeho abandi bakozi n'abashinzwe kuzimya umuriro 28 nabo barapfuye bazize indwara ikomeye yatewe n'imirasire bahuye nayo izwi nka acute radiation syndrome. Abahanga bakoze ubushakashatsi ku by'iyi mpanuka ndetse n'imiryango mpuzamahanga bagiye batangaza imibare itandukanye ku bantu bashobora kuba barapfuye nyuma. Harimo abazize cancer n'izindi ndwara zatewe n'iyi mirasire ihumanya bahuye nayo. Umuryango w'abibumbye n'andi mashyirahamwe y'inzobere batangaje imibare yigereranya bavuga ko abantu bagera ku 4,000 bashobora kuba baraje gupfa nyuma bazize ingaruka z'iyi mirasire. Hari indi mibare yatanzwe n'abashakashatsi bamwe berekana ko umubare ushobora kuba uri hejuru cyane ugera ku 10,000, ariko iyi mibare ikaba ikomeje kugibwaho impaka mu rwego rwa siyansi. Iki gihe habiye impanuka hari bamwe mu bagizweho ingaruka cyane mu buryo bwihuse. Aba barimo abakozi bakoraga kuri reactor, harimo abazimyaga umuriro bageze aho impanuka yabereye bwa mbere, harimo abasirikare n'abakozi b'isuku bazwi nka liquidators. Aba bakaba aribo bakoze ibikorwa byo gukuraho ubwandu. Harimo kandi abaturage bo mu duce twanduye cyane by'umwihariko muri Ukraine ari naho uru ruganda rwari rwubatse, n'abo muri Belarus ndetse no mu Burusiya. Ku itariki 27 Mata 1986 hafashwe icyemezo cyo kwimura abaturage bose. Bisi zirenga 1000 zoherejwe muri uyu mujyi wa Pripyat. Iki gihe abaturage bo babwirwaga ko bagomba gufata ibyangombwa by'ingenzi gusa, ko bazagaruka nyuma y'iminsi mike. Gusa ibi byari ukubabeshya ngo babone bahabakuye. Benshi bakinze amazu yabo basiga byose baragenda bizeye ko bazagaruka, gusa birangira batagarutse. Nyuma y'iyimurwa hashyizweho agace kabujijwe kwinjirwamo kazwi nka Chernobyl exclusion zone. Iki kikaba ari icyanya gifite ubunini bubarirwa ku ntera y'ibirometero 30 bigiye bizengurutse hari hubatse uru ruganda. Pripyat yahise ihinduka umujyi wapfuye kuko nta muntu wari wemerewe kuhatura. Amashuri yasigayemo ibitabo, amaduka asigaramo ibicuruzwa, inzu zisigaramo ibikoresho by'abaturage. Ibi byasaga naho igihe cyahagaze mu munsi umwe. Mu myaka yakurikiyeho ibirahure by'amazu yari yubatse muri Pripyat byaje kumenagurika, inzu zitangira gusaza, ibiti n'ibyatsi bitangira kumera hagati mu mihanda, maze inyamaswa zo mu gasozi nazo zitangira kuhatura. Uyu munsi ushobora kuhabona inyamaswa zirimo impyisi, impongo, ingurube z'agasozi, inyoni z'amoko atandukanye n'izindi nyamaswa. Magingo aya uyu wahoze ari umujyi wa Pripyat ni Itongo. Nubwo hari abantu bake b'abashakashatsi cyangwa abakozi bajya kuhakorera by'agateganyo, nta baturage bahaba nk'uko byahoze. Mbere y'umwaka wa 2022 ba mukerarugendo benshi bajyaga gusura uyu mujyi bayobowe n'abayobozi babifitiye uburenganzira. Amateka y'uyu mujyi wa Pripyat
yasize isomo rikomeye cyane ku isi. Yagaragaje akaga gashobora guterwa n'impanuka za nucleaire, agaragaza kandi akamaro ko kubahiriza amategeko y'umutekano ndetse n'uburyo ubuzima bw'ibihumbi by'abantu bushobora guhinduka mu kanya gato. Uyu mujyi ukomeje kuba kimwe mu bimenyetso bikomeye by'amateka y'ikoranabuhanga rya nucleaire n'ingaruka zaryo ku bantu no ku bidukikije. Mbere y'iyi mpanuka yamenyekanye nka Chernobyl disaster yabaye mu mwaka w'1986, leta zunze ubumwe z'Abasoviet zakoreshaga amasoko atandukanye y'ingufu arimo amakara yafatwaga nk'imwe mu nkingi zikomeye z'amashanyarazi, cyane cyane mu turere twacukurwagamo amakara menshi nka Donbass. Ahandi bakuraga amashanyarazi ni muri gaze naturelle cyangwa natural gas. Leta zunze ubumwe z'Abasoviet zari zifite ububiko bunini bw'iyi gaze karemano, by'umwihariko mu gice cy'uburengerazuba bwa Siberia. Ikindi kandi bakoreshaga n'amavuta mu ikorwa ry'amashanyarazi mu nganda. Si ibyo gusa, kuko babonaga amashanyarazi aturutse no ku mazi, ibizwi nka hydroelectric power. Bari bafite ingomero nini cyane zirimo nk'urwitwa Sayano, Shushenskaya ndetse n'izindi ngomero zitandukanye zatangaga amashanyarazi menshi. Mu gihe impanuka ya Chernobyl yabaga, ingufu za nucleaire zatangaga igice gito cy'amashanyarazi ugereranyije n'amashanyarazi yose leta zunze ubumwe z'Abasoviet zakoreshaga. Igice kinini cy'amashanyarazi cyaturukaga ku makara, gaze karemano, amavuta ndetse n'amazi. Leta zunze ubumwe z'Abasoviet nibo bari bafite agahigo ko kuba baratangije uruganda rwa nucleaire, kuko barutangije ari abambere mu 1954 bashinga uruganda bise Obninski Nuclear Power Plant. Muri leta zunze ubumwe z'Abasoviet uru rwabaye uruganda rwa mbere ku isi rutunganya amashanyarazi ku muyoboro rusange electric grid. Nyuma yaho ibindi bihugu byinshi nka leta zunze ubumwe z'Amerika, Ubufaransa, Ubwongereza, Ubuyapani ndetse n'ibindi bihugu nabyo bitangira kubaka inganda za nucleaire. Reka ngushimire cyane wowe wahisemo kubana nanjye muri iki kiganiro. Icya none naha ngisoreje. Igihe nitwa Nuello Okoye. Iyi ni Nuello Okoye Space. Imana ibarinde.